Ndiskovia Mutesi nashakaga kubaza ku kijyanye Beneri iravuga ko imari ihagaze neza mu gihugu, ariko ndashaka ko mudufasha kumva iyo muvuga guhagarara neza kw'imari mu gihugu biba bivuga guhagarara neza k'ubukungu bw'abaturage cyangwa bw'igihugu, kuko mudufasha gutandukanya abaturage n'igihugu, cyangwa se niba tutaza gusanga dufite aho abashoramari bari hejuru n'umuturage uri hasi cyane, noneho kubihuza bikaba hagati harimo ikiraro kinini gihuza abo bantu. Twumva izamuka ry'imari kuko ibigo bihagaze neza, niba ari nako abaturage bahagaze neza. Baramutse badahagaze neza, ibigo by'imari bihagaze neza, haba hari kubiki, abaturage bakora iki, leta ikora iki kugira ngo guhagarara neza kw'ibigo by'imari n'imari bihagararane n'abaturage icyarimwe. Duhe kasamari gatoya cyangwa se incamake mu kinyarwanda y'impamvu yo kuzamuka k'urwunguko fatizo banke Beneri iheraho itangiraho amafaranga, atuma abantu batabona amafaranga muri banke. Niko umuntu yavuga, amafaranga muraza kuyaha abandi, amafaranga muraza kuyaha abakora ibiki kugira ngo twumve niba amafaranga atazabura mu baturage. Nahera ku kibazo umwezi Simon Muzinzi yabajije kusobanura mu ncamake impamvu y'impamvu akanama ka politike y'ifaranga kazamuye urwunguko fatizo rwa banki nkuru y'u Rwanda rukava ku 8.25% rukagera ku 8.75%. Icyambere nagira ngo sobanure nuko tutibeshya ko inguzanyo tumaze no kuzamura urwunguko fatizo rwa banki nkuru y'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu, inguzanyo ntago zagabanutse. Dusubiye kuri presentation aho twerekanaga uko inguzanyo zagiye zizamuka, yaba inguzanyo zitangwa na banki cyangwa se ibigo by'imari biciriritse microfinance, nuko zazamutseho birenze 22% mu gihembwe mu mezi atandatu y'umwaka, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatandatu. Aho rero ntago bivuga ko iyo banki nkuru y'u Rwanda izamuye urwunguko inguzanyo mu baturage zigabanuka, ahubwo icyo tuba dushaka kwerekana nka banki nkuru y'u Rwanda nuko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro urimo urazamuka cyane kurenga zambago za hagati ya 2 n'8% tuba twifuza kugira ngo tugire iterambere ry'ubukungu rirambye. Aho rero tugomba kuzamura urwo rwunguko kugira ngo tushobore kugabanya uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro. Uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro ubu tuzi ko watewe no kuzamuka cyane kw'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitewe n'intambara iri muri Iran no gufungwa k'uyu muhora, komeza kuzamuka bitewe n'abantu benshi barimo gushaka inguzanyo bakazamura, kuvuga gushaka ibicuruzwa byinshi, kuko uzi ko iyo demand irengeje supply cyangwa bifuza ibicuruzwa baruta ungano y'ibyo bicuruzwa, ibiciro birazamuka. Aho rero niho tuba tugenda tugabanya uko kuzamuka kw'iyo demand kugira ngo nako kudatera umuvuduko uri hejuru cyane w'izamuka ry'ibiciro mu gihe hari izi shocks. Aha rero nakugira ngo nongere nkumare wenda navuga nkumpari impungenge kuko imibare irerekana ko inguzanyo zizamuka, ndetse twanagiye twerekana ko muri sectors zitandukanye z'ubukungu cyane izo dukeneye nk'igihugu kugira ngo tugire iterambere rirambye, nizo zigenda zibona inguzanyo ziri hejuru. Ndetse twanerekanye ko urwego rw'ubuhinzi twajyaga tubona ko rwagiraga inguzanyo ziri hasi ya 2%, ubu noneho izo nguzanyo ziyongera zikagera kuri 5%. Yego ntidusiragera ku kigero twifuza, ariko kuba no muri iki gihe tubona hari umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu uri hejuru, tubona hari amashyamirane ku rwego rw'isi atuma ubukungu bujegajega kandi budakomeza gutera imbere ku rwego rw'isi, twagaragaje ko umusaruro mbumbe ku rwego rw'isi utaziyongeraho cyane nk'uko wari wiyongereyeho umwaka ushize. Ariko biragaragara ko kubera uko ubukungu bwacu bwifashe mu Rwanda n'ingamba zagiye zifatwa kugira ngo sectors zitanga akazi, sectors zifite akamaro cyane ku rwego rw'ubukungu, haba hari sector y'ubwubatsi kubera imishinga minini myinshi hari, ndetse urabona ko n'abantu ku giti cyabo nabo bari muri sector 3 za mbere babona inguzanyo. Aho rero ni byerekana ko politike y'ifaranga itarimo gukora mu nkokora
uko ubukungu bugenda buzamuka cyangwa sectors zikenewe kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke ku buryo burambye. Politike y'ifaranga ibigira ngo tugabanye umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro kuko urenze zambago z'8% ugira ingaruka zikomeye ku bukungu mu myaka iri imbere, cyane cyane no ku bushobozi bw'umuguzi w'umunyarwanda aricyo dushinzwe kurengera nka Banki Nkuru y'u Rwanda. Ibyo bavuga tusa amafaranga muzayahana, Banki Nkuru y'u Rwanda ntago iguriza abikorera cyangwa ibigo, ibyo bagurizwa na banki z'ubucuruzi. Ariko ahangaha icyagaragaye mwabonye yuko n'inguzanyo ubu ziri gutangwa ku kigero kiri hasi gato y'icyo twari dufite mu mezi 3 ya mbere y'umwaka. Bivuga ko banki icyo tuzisaba ni uguhitamo projet nziza, kutatanga inguzanyo zitazishyurwa, kandi mwabonye ko mu mibare inguzanyo zitishyurwa neza ziri hasi ya cya kigero tuba dushaka ko kitarenga cya 5%. Aho rero birerekana ko ubu banki nazo cyangwa se na microfinance zikomeje gutanga inguzanyo kandi zirinda inguzanyo zajya muri bya bigo cyangwa mu bantu badashobora kuzishyura neza. Aha rero niho duhera tuvuga ko hari ubutajegajega bw'urwego rw'imari, iyi nguzanyo zishyurwa neza, ibigo by'imari bifite imari shingiro ifatika ku buryo habaye shoke cyangwa igihombo cyaturuka ku kigo cyaba kitishyuye neza biba bifite amafaranga ahagije ku buryo uwizigamiye ufite deposit muri banks ashobora agira icyizere ko ayo mafaranga nayo arinzwe neza. Kuko duhuza ni ikibazo cya mama cya Scovia Mutesi, mama w'u Rwagasabo, ubutajegajega bw'urwego rw'imari, inyungu tubona mu rwego rw'imari n'umuturage. Twavuga ko ntago wabitandukanya kuko burya iyo hari ikigo cy'imari gihombye n'uwakibikijemo arahomba. Niyo mpamvu twe iyo kureba ku rwego rusange rw'imari kuba tubona yuko yaba amabanki, yaba ibigo by'imari iciriritse, yaba ibigo by'ubwishingizi bidahomba, byo ni ukuvuga ko ari uwizigamiye, ari uwafashe insurance niwe tuba tureberera. Ntago umuntu wafashe insurance yakora accident ngo ntashobore kubona ubwishingizi kandi yarabwishyuriye. Niyo mpamvu icyo kigo tuba tukirebera ngo tutajegajega. Umutungo wacu aho ubitse hagomba kuba harinzwe kandi hizewe mu gihe ukeneye amafaranga yose wabikije ukayabona. Aha rero niho tuvuga ngo inguzanyo yego zituma umuntu yiteza imbere, ariko inguzanyo zajya mu kigo zaba zitanzwe nabi, ikigo kigahomba, inguzanyo ziva muri za deposits tuba twatanze, ni ukuvuga ko twaba dufite ibyago by'uko na deposits washyize muri icyo kigo cy'imari utazibona kuko uwatwaye inguzanyo atazishyuye. Ni ukuvuga ko niba umuntu yafite deposits tuvuge za $1,000,000, banki igatanga 800 ku nguzanyo, iyo nguzanyo ntiyishyurwe neza, wa muntu aje gusaba ya mafaranga $1,000,000 ikigo nticyashobora kuyamuha. Nari ngerageje gutanga urugero rworoshye kurwumva. Niyo mpamvu twe mu kanama gashinzwe ubutajegajega bw'urwego rw'imari, iyo tureba ku mabanki tuba tureba ese ayo mabanki uko ari gukora deposits zirimo umuntu wese azishatse wazishyizemo yayabona. Ubukungu rero ntago tuvuga ngo iyo ubukungu bwiyongereye nanone ku 10%, ubukungu bwari muri muturage w'u Rwanda bwiyongereye 10%, ahubwo ni navuga impuzandengo y'ubukungu bwose. Bigaragara ko burimo gutera imbere kandi buri muturage niho azabona ayo mahirwe yo gutera imbere mu bukungu. Ibyo bintu mubona mu myaka irambye. Icyo navuga nuko ufite ubukungu budatera imbere, ni ukuvuga ko GDP growth cyangwa umusaruro mbumbe w'igihugu utiyongera, ukagera n'ibigo bimwe by'imari bihomba, umuturage ahahombera kabiri kuko hari ibigo mu bukungu butiyongera, hari ibigo byafunga aho yari afite akazi. Umutungo cyangwa ibyo yizigamiye bikaba biri mu kigo cy'imari kitacunzwe neza cyangwa cyatanzwe inguzanyo zitishyuwe neza, nubwo bwizigame ntashobore kububona uko yabutanze. Aho rero niho tubona ko umuturage nubwo iyo izamuka ry'ibiciro icyo tubona ni icyo cya buri munsi, ariko ku rwego rurambye cyangwa on long term, icy'ingenzi ni uko umuturage aba afite icyizere cy'uko aho afite akazi
amahirwe menshi nuko icyo kigo akorera gikomeza kuba gikora neza ntabura akazi. N'ubukungu iyo bwiyongera ni ukuvuga ko ari akazi kandi kagenda kaboneka, kandi imibare yerekana abantu bafite akazi mu Rwanda yerekana ko bakomeje kwiyongera nubwo bitarajya ku cyagero twavuga ko gishimishije. Kuba nk'u Rwanda tufite iyi vision yo kuvuga ngo turashaka kuva mu bihugu bivuga ko bifite ubushobozi buke, low income countries, tukagera mu bihugu bifite bikize, high income country, ntabwo igihugu cyakira atari abaturage bacyo bakize. Aho nemeranya nawe ni ukuvuga ngo ese harimo inequality. Aho nanone turongera tukareba ya mibare yo kugabanya ubukene. Tuzi ko mu myaka navuga 32 ishize 78% by'abanyarwanda bari mu cyiciro cy'ubukene, ubu ni 27%. Aho rero ntago twavuga ko umuturage nta kintu kiyongereye mu bukungu bwe, nubwo hari abo 27% nabo baracyari benshi, kandi intego nuko mu 2029 icyo kigero kizaba cyagabanutse ku 15%, ndetse kikagenda kigabanuka ku buryo buri muturage aba afite icyo twita minimum living standards yizewe, noneho uko ubukungu bwiyongera nawe akagenda abona amahirwe yaba yo gushora imari, ayo kugira akazi, ndetse naho abikije umutungo we hakaba hizewe. Ariyo mpamvu akanama gashinzwe ubutajegajega bw'imari tugomba gukurikirana uko ibyo bigo b'imari bikora, ndetse hakaba n'agashami gashinzwe kurengera umugorizi wa serivisi z'imari, ako nako gashinzwe kureba ko serivisi uko zitangwa zitahenze ku buryo burengeje uwo muturage, kandi ko nta bigo by'imari birimo kuryamira uwo muturage, nubwo tubona hakirimo bimwe bikomeje kunozwa, ariko kuba harabayeho itegeko kuva mu 2021 birengera umuguzi wa serivisi z'imari, hakaba akashami muri BNR gashinzwe kubikurikirana. Navuga ko ibyo bintu navuga bitandukanye bine: kudajegajega ku rwego rw'imari, ubukungu bwiyongera, kurengera umuguzi, no gukomeza kubungabunga umutungo no kwizigamira kw'abanyarwanda, no kugabanya urugero rw'ubukene, ari ibintu twavuga ko byerekana ko umuturage w'umunyarwanda atasubira inyuma, ahubwo ko ubukungu bwiyongera nawe abibonamo amahirwe.